Ndabaramukije nshuti bakunzi bo kubaho Table Talk, mbifurije amahoro, urukundo, umunezero ndetse no gukiranuka. Mujye mubimfura aho muciye hose kuko nibyo byonyine bibasha kuguhereza ubuzima bw'umudendezo. Ikiganiro nitubeho turiho, karibu ku meza, muze mwese dusangire ukubaho turiho kandi tubere n'abandi abo mumaro. Karibu. Asante. Murakoze cyane. Imana ishimwe no nshimiye kongera kukubona ku meza yo kubaho Table Talk. Nanjye nuko kandi ndasuhuza inshuti abavandimwe bo kubaho Table Talk, ngira ngo mumaze kutumenyera. Yawi. Mutangiye kutumenyera. Iyo abantu bari mu rukundo baramenyana, so ko turi mu rukundo twebwe namwe nta kabuza ubu tumaze kumenyerana kandi turaziranye. Ubushize ubwo twari ahangaha twariho tuvuga ku nkingi z'umuryango no kubaka umuryango, aho twavuga ko umuryango ari ikintu gikomeye cyane. Ubuzima bwanga akenshi bwangira mu miryango, bivuga ngo iyo mu muryango bitagenze neza hari igihe n'ubuzima bwacu buhangirikira. Twavuze kuri communication, tuvuga ku bupfura, tuvuga kuri fondation y'urukundo. Iyo tuvuze urukundo ushyiramo ikimenyetso cyabihwanye wandikeho Imana, kuko niko nyine bimeze, n'iryo hame Imana niyo rukundo. Uyu munsi wa none hari ikindi kintu tumaze iminsi twibaza, twitegereje ba bantu nyine baherwaho mu gukora umuryango. Twibaza nyine ku mugore n'umugabo, ikindi kintu gishobora gutuma bakora umuryango muzima, ikindi kintu gishobora gutuma bagirana ubumwe buhambaye, dusanga ari ikintu cyitwa ubucuti. Akenshi tugira inshuti, abantu benshi tugira inshuti hariya hanze, ariko se wumva ubucuti bushoboka hagati y'umugore n'umugabo? Ahubwo budahari se ubwo yego wari ugiye kuvuga ngo kwaza ubundi wowe n'umugore wawe urubatse, right? Of course urabizi. Ntabyo nzi, ntago wabimbwiye. Urabizi. Yandubatse. Urubatse wowe n'umugore wawe muri inshuti, kuko nkeka ko bya biganiro twavuze muri za nkingi bitakunda igihe cyose abantu atari inshuti. Mu by'ukuri ikintu cy'ingenzi duhereyeho muri uyu mwaka turiho tuvugaho ku meza yo kubaho Table Talk ni intangiriro y'ubuzima. Intangiriro y'ubuzima ubundi ni mu muryango. Intangiriro y'imibereho ni mu muryango. Intangiriro y'iterambere ni mu muryango. Rero niyo mpamvu turi gukomeza kugaruka ku muryango, kuko mu kwezi kwa mbere dutangiye umwaka ni nkaho turi kuvuka. Ubundi nge niko nabanga kandi ukubaho Table Talk ubundi ni inkingi y'umuryango nayo ubwayo, kuko twubaka umuryango. Umuryango ni ikintu tuzavugaho, tuzagarukaho kenshi, ni nayo mpamvu nawe ari gukomeza kubigarukaho. Umuryango rero ugizwe n'abande, buriya ku ntangiriro umuryango uba ugizwe n'umugabo n'umugore. Niyo mpamvu nshaka ko tuvuga ku bucuti bw'umugabo n'umugore. Urabyita ubucuti bw'umugabo n'umugore. Undi hagati y'umugabo n'umugore ntabwo ari ubucuti gusa. Waruvuze tese umugabo yaba inshuti n'umugore? Impamvu nabikubajije nuko akenshi hari terme ziba hanze ahangaha twese tuzi, umugabo n'umwana wundi, you know, aho usanga ubana n'umugore mu nzu, we akaba yafunguza nka konte ya banke mwibanga, akajya agupyeta akajya yiba urugo, sinavuga ngo nukwiburwa kuko narwo ruba rurwa, ariko agakoraho mwibanga atabizi, utabizi uwo babana atabizi, ugasanga arimo arashyira afite nk'ikintu runaka ateganyiriza, cyangwa se ugasanga hari ibintu bibaye hagati yanyu, abibwiye inshuti ze z'abandi, abandi badamu b'inshuti ze bitwa inshuti ze, donc yagiye kukuvuga mu nshuti ze. Ese ubwo icyo gihe wowe uba uri inshuti y'uwo mudamu? So impamvu ndi kubikubaza rero ni ukugira ngo dusangire n'abakunzi bo kubaho Table Talk, turebe uburyo twakubaka ubucuti hagati y'umugore n'umugabo. Kuko niba umugore n'umugabo atari inshuti, ngiye madamu nkajya kwishakira inshuti hariya hanze, na menshi yakajya gushaka inshuti hariya hanze, ngiye nawe tukirirwa tubeshyanya turyaryana turenzaho, ibyo byose tuba tubayeho ariko ntabwo tuba turiho, right? Mu muryango rero reka tubijyane muri ubu buryo kugira ngo tubyumve neza, tunabiganiraho neza dukurikije uko wari ubibajije. Uri kuvuga ku bushuti, ukongera ukavuga uti umugore akajya kuvuga amabanga. Urumva ko uri kuvuga ku bintu byinshi cyarimwe ariko bigize biri hagati y'umugabo n'umugore.
kugira ngo ariko urugo bigaruka ku bucuti kuko ngiye niba uri inshuti yanjye cyangwa se niba Claudine ari inshuti yanjye hakaba ibintu hagati yacu nkajya kubivuga bya bintu birerekana ko ubucuti bwacu burimo ikibazo. So niba rero hagati y'umugore n'umugabo habamo bene utwo tuntu ubwo hari ikibazo ku bucuti bwabo bombi babiri. Ndabyemera ariko reka mbivugeho cyangwa se tubijyane muri ubu buryo kugira ngo aba bantu babiri bagirane ubushuti imbere y'ikibazo wabanje kumbaza mbere ahubwo nibwo bwagombye gushingirwaho kugira ngo byose bigende neza. Ndabyemera ko umugabo n'umugore bagombye kubanza kugirana ubushuti vraiment. Abantu rero bagiranye ubwo bushuti ndavuga ubushuti bwa nyabwo ntabwo hazabaho n'ibyo bindi wagiye uvuga. None ubwo bushuti bwa nyabwo kugira ngo bwubakike hagati y'umugabo n'umugore hagombye kuba hariho ibanga. Niba utagira ibanga amplisi ntugire ibanga ry'urugo rwawe ry'umugabo wawe cyangwa ry'umugore wawe wamaze gusenya. Niba utagira ibanga ugasohora ibyo twakwita amabanga y'urugo nta kubahana kubaye kandi umuntu wamenye ibanga buriya aba yarangiye nta kubahana kuko ibanga rirabikwa yego ntirimenwa ni nayo mpamvu ryitwa ibanga. Rero icyo gihe bigenze gutyo ubwo no kubahana ntibiba bigihari umva n'umuryango wawe wasenyutse. Ubwo rero kubahana kudahari nta bucuti buba buhari ubushuti buba bwasenyutse. ubwo ubucuti iyo busenyutse n'umubano wanyu uba wagezweho wajegeye umuryango uba wamaze byageze gutyo wimura urankomeretsa nanjye nkagukomeretsa tukaba twimuye Imana muri twebwe rwa rukundo rwarahungabanye ibintu bikaba zwahama. Utumye rero hari urugero nshaka gutanga ntabwo ndi bumuvuge mu izina ni umushuti wanjye twigeze kubana kera dukorana yari na boss wanjye akaba ariko mbyita twarakoranye nuko muri uko kubana nk'abasore ageraho ku rwego rwo kurongora ahitamo inkumi nziza cyane ariko bavuga kubaka urugo twahoze tuvuga mu bihe byatambutse nuko umugabo agira gutya nari ko ari umukire ku rwego twari turimo rw'abasore afite ibibanza muri Kigali Samuel afite inzu Samuel ariko agira atya afata umwanzuro wo gukodesha inzu afite n'urugo afite inzu ariko akodesha inzu yo gukoreramo ubukwe. Ariko si ukugira gusa ngo avuge ngo ya nzu ndayikodesha yanjye birangiriraho kumbi yari yarabihishe uwo bagiye no kubana. Donc yamubwiye ko ntanzagira ntabyo yamubwiye ntacyo yigeze amubwira kuri ibyo ngibyo. Ni ukuvuga umugore wari ugiye gutaha muri urwo rugo yari azi ko aje kuba mu rugo bazubakana ariko ko akodesha ntanzagira. Rero ngewe ko nari mbizi yanabimbwiyeho arambwira ati geraka ntabwo nabwira umukobwa ngo mpite mpubuka mubwire ibintu byose ngo ntunze. Nari nshatse kukubwira icyo bita ubushuti bwa nyabwo akumva ko ibintu bipfira mu isanga umuntu akwiye kugira niryo akeneye kubwira mugenzi we. Ubwo no kuvuga ngo ku ntangiriro tayari byamaze gupfa ku ntangiriro byapfuye ko nta bucuti buhari. Sorry haciye kinini ariko numvise ngira n'amatsiko yo kuzamenya aho byaje kugera kabisa nahise nkomeza ubuzima bwanjye ukwanjye ari impamvu zabayeho nkomeza ubuzima bwanjye ukwanjye nawe akomeza ubuzima ukwe ariko ubukwe narabutashye ndabizi kuko yari inshuti yanjye cyane naje kujya mu bwanjye buzima ariko utagira ngo niwe wenyine ngewe rwose sinzi impamvu umugore n'umugabo babana nka rubanda kandi niba dukeneye kubaka umuryango nyarwanda tugomba gusasa inzobe. Umugore n'umugabo bagomba kuba bana inshuti kugira ngo ibintu bikunde ariko kubana nk'aho umwe acunga undi ku jisho undi acunga undi ku jisho se turi kugana hehe? Ubundi rero kubaka neza nta muntu wubaka nk'undi ariko hari iby'ingenzi bihurirwaho hari iby'ingenzi utakata ku ruhande kugira ngo urugo rubashe kubaho. Nkanjye uko mbana n'umugore wanjye hari icyiciro ngeramo nkamufata nka mushiki wanjye hari icyiciro ngeramo nkamufata nk'umukobwa wanjye w'imfura hakaba icyiciro ngeramo nkamufata nk'inshuti yanjye hakaba igihe ngeramo nkamufata nk'umugore wanjye
nkunda nishimiye nahisemo hakabigengeramo nkamufata nk'umubyeyi umubyeyi wampekeye wahekeye umuryango wanjye wahekeye igihugu cyanjye n'ubu ngubu tukaba tugiherekezanya mu buzima bwacu twahisemo urumva uburyo mufatamo nibwo buryo nge nubatsemo ariko n'undi hari ubundi buryo bwe yakoramo ariko hari iby'ingenzi bigenderwaho bihurirwaho na bose ahubwo wabihusha umuryango wawe ukaba wubatse ku manegeka rero mwirinde kubaka ku manegeka mugire ibanga mugire urukundo rwa nyarwo hagati yanyu ariko ubucuti mu bwubake bukomere bushingireho byose kugira ngo mubashe gutera intambwe ijya imbere reka mbabwire bakunzi bo kubaho tebotoke ni ukuri emerera mugenzi wawe abe we w'ukuri wishaka ko aba ukundi kuntu wishaka ko akwiyereka uko atari mwemerera abe honete niba yakosheje ube ufite umutima w'imbabazi yo kugira ubwoba bwo kuza ukubwira ikosa yaguyemo avuga ati noneho haranyica arahita anyuruka oya mwereke ko ari ibisanzwe kuba yakosa kandi witegure kumuhereza imbabazi to mubwira uti imbabazi ngufitiye ziraruta urukundo ngukunda kuko nutamwemerera kuba uwo ari we ntago muzamishuti ikindi kintu cya kabiri mwakire ni ukuvuga ngo twese ntago tunganya imbaraga hari abanyantege nke hari n'abantu bakomeye rero niba waramuhisemo kugira ngo mwubake umuryango kugira ngo mufatanye urugendo mwakire uko ari niba hari ibintu ushaka ko ahindura umugenze gake umuhane utamuhutaza ariko mu by'ukuri ibyo bikomere ibyo bintu byose mwirirwa muvuga ni twebwe two kubikemura nta handi kuko niyo wajya mu masengesho niyo wajya urute ubu uri kugaruka imbere yawe muri wowe ubu uri kujya ku Mana ariko mu by'ukuri igisubizo kiri imbere muri twebwe so mureke twubake rero ubucuti nimwubake ubucuti hagati yanyu n'abo mwashakanye sibyo iyo hari ubucuti reba nawe uburyo umuntu yita ku nshuti uzi ko hari abantu bita ku nshuti zabo kuruta abo bashakanye nabo ugasanga ufite inshuti uhamagara buri mwanya uyehereza utumesaje kandi wa undi muri kumwe umeze nkaho rwose utanazi ko aba ahari so rero abashakanye twikubita agashyi kandi buri hari ikindi kintu gishaka kubidufashamo nshuti mwese uyu munsi abantu mwubatse ngo muze gushyiramo filime y'ubukwe bwanyu mwicare muyirebane murebe amafoto kandi biriya bintu byaranaduhenze byarahenze abantu ariko bamwe barabibika ukagira ngo babishyinguye oya niba nabiheruka niyo mwamufite abana muze kubireba muribuka kera mukimenyana byongere bibabyutsemo byongere bibashyiremo imbaraga ikibazo cy'urukundo rwanyu rwose mubabarirane mu inshuti nyanshuti mu bwizanye ukuri mwakirane mwo gushakanamo ubutungane ahubwo mushakanemo ubumuntu dusoze baravuga ngo ntabyera ngo de nizibana zidakomanya amahembe mu muryango habamo guterera gutambika no kumanuka rero mukeneye guherekezanya muri byose muri urwo rugendo mugomba guherekezanya umwe ntiyitirire mugenzi we ko ari we wateye ibi ahubwo niba koko ari nawe bivuyeho mworohere kugira ngo muve muri icyo kibazo ikibazo ntugihunga ahubwo ikibazo uhangana nacyo ukagishakira ibisubizo ukakirenga kuko ubuzima bwacu bugizwe ni nahamanuka hatambika nkuko nabivuze imvuze gutyo mba ndi kuvuga ibibazo uragikemura uyu munsi ejo haza ikindi ubundi nyine urakireba ukagifesinga ukagishakira igisubizo kikakigiza ku ruhande ariko buri gihe uhora witeguye ko ejo hari buze n'ikindi niko bimeze ariko ibyo ugahora ubikora mu cyo twakita mu kuringaniza equilibre ku buryo hatagira ikibangamira ikindi ngo uze kujya hasi kandi hari aho wagombaga kujya hejuru cyangwa mu rugero rero ibyo bizazana kwishima ibyo bizazana kunyurwa ibyo bizazamura ubucuti wari uri kuvugaho hanyuma nta guhishanya mujye mubwirana byose mubona byagira ingaruka ku muryango wanyu mujye muhora mubwizanya ukuri nicyo gituma ibintu bikomera n'ubucuti bugakomera urakoze cyane inshuti bakunzi rero umugore wawe akubere sheri
akubere friend, akubere meilleur ami, akubere besto wikenera kujya kubashaka hanze, nawe kandi umwemerere umworohere akubwire byose, ndetse niyo byaba ari amafuti. Ikindi kandi rwose twumve yuko buri wese ari inkingi, wikumva ko umugabo ari we nkingi y'umuryango, cyangwa se wumve ko madamu ari we nkingi y'umuryango, umwana yifate nkaho ari inkingi y'umuryango, aharanira icyiza cy'umuryango, hanyuma umupapa nawe bibuko nguko na madamu bibuko nguko. Ndabinginze mureke tubikore, two kubaho by'ikigare, two gupfa kubaho gutya gusa, kuko turabishoboye. Udushoboza byose ari imbere muri twebwe, nimureke tubikore. Ngani munyemerere twese hamwe dutekereze, duhindura imyumvire, maze tubeho turiho, kandi tubere n'abandi abo mumaro, tuzirikana ko nta mana bitakunda, ntabwo bishoboka. Twimike Imana mu buzima bwacu. A méditer, échanger. Bye.